nitwa Nyirangazari ushaka umugabo. Rero kagira ngo tubashishikarize kujya mubana natwe, kujya mudukurikirana, mukora subscribe, share na comment. Rero nanone ibintu twibandaho tuzatwibandaho cyane muri no minsi turi kwibandaho ni n'abantu batarashaka. Rero nanone twebwe abakobwa tukivugira ni gute ni gute umukobwa kuba yakwaka umuhungu nimero nkuko mwabibonye ko nagiye nkorana n'abantu benshi nakanimero, ariko ngiyewe nkuko nagiye mbibona ntago abantu babyakira neza ko umukobwa yavuga ukuntu yiyumva, ko umukobwa yabwira umuhungu kamukunda, ko umukobwa yatera intambwe yabwira umuhungu kamwaka nimero. Rero sinzi ukuntu nagize igitekerezo mbikora bwa mbere natse umuntu tipe nimero, mbona umutipe abanje kubikomeza, nyine mbona umutipe byamukomereye cyane. Ndavuga se kuki twebwe bo bumva biboroheye kute twatse nimero bo babifata nk'ibintu biri skandal. Rero nibwo nagiye ngira igitekerezo ngenda mpura n'abantu batandukanye, ariko nimba ari ikintu nabashije kubona ko umukobwa yakwiyekera nimero yabwira umuhungu ngo timpereza nimero cyangwa yamubwire ngo ndagukunda, aha batipe batera ubwoba koko. Nyine umukobwa ubivuga bamufata nk'aho atari umuntu, bamufata nk'aho ari ibintu birenze, bamwe bagiye bamumagara, bamwe bamfata nk'aho ndi umusazi. Ariko nyine karaga challenge ngira ngo dehe ese umukobwa we yateye intambwe akajya akavuga ukuntu yiyumva mubifata muti. Rero aha haracyari kuri channel yanyu Icyizere Saluni, muzaze mugomeza mubane natwe, tuzagomeza tugenda ducishaho n'ibindi bintu bitandukanye, ariko ikigenderewe ikintu natangiriyeho ko ari gukora challenge kuba umukobwa yagaragaza ukuntu agira gute, ukuntu yiyumva, yagaragaza ibyiyumviro bye. Nagiye umva ntibiba byoroshye. Mukomeze mubane natwe, mukore subscribe, share na comment. I love you, ndabakunda cyane. Aha nagira ngo mbereke iyo turi ukuntu biba byifashe kuri tere nyine iyo nakama nimero ukuntu abahungu bamfata tu. Nyine mu banyonzi bari hano sinkubeye udatandukanye. Ndasonye mu mutima uyizo kukunkuriraho kuza kwegera gose wamaya. Urabura gutega ngo nimero si imaze ushaka kuyiteka mu bishyimbo. Imana ijya kukurema ya gutandukanije n'abandi bahungu umusore mwiza baragira amahirwe yo gutunganira muri telefone yawe. Ciao, turabazi musigaye mudufata fungu. Ushaka kumfata fungu. Ndagufata kuko muri hano abantu bahagaze hano koko. Ushaka kugenda uzana ifiku ngo mbakubwira amereza n'ikantari. Iri si hohoterwa. Ihohoterwa si iki? Mpamagare ribo. Gutanga nimero biremewe se? Ugato se? Ugato. Nta telefone nje. Amushyiramo ya mama wawe. Thank you. Nashyiramo ni cyayi. Ushaka kunyoherereza ridume? Uwo wundi ni umusore wa kabiri twahuye, we yanyakiriye neza, nyine narabyishimira kumva ko umukobwa yakwaka nimero. Iriho oya nta mukobwa witeretera agiye ikintu nkora gutera intambwe nke izindi igihumbi ukazazitera. Uyu wa gatatu we byari amarorerwa simbabizi, yaratitiye ubwoba buramwica. Ngaho nimwirebere namwe. Ndashaka namba yawe shyiramo hano. Ndashaka dutereta. Urambiriza namba cyangwa kurindiza. Urayimo. Uzanereka wowe iki waba utunawe bw'umuhungu uvuze ngo iki uyu we habuze gato ngo avuge ko simbabizi. Ese mumbwire ibi bintu birakwiye koko ko umukobwa kubwira umuhungu ko amukunda byaba intambara? Ndakwinginga mani basi mbane nakubona.
wamba bari ubu reka kubaza kuko akarimero byonyine n'ibintu ndakwingiza mbabara umenye mbere aho wangu ubundi mwabaye mutene gute umuntu akwaka kuki se twebwe tuzi twatse tuzibamereza nimero byago muri za mama karizo barizo uba nta kibazo uzaze mubwira nimba uri umusore ubona uri gushakirwa kuri mama wawe neza imereza nimero kugira jewe nawe urama nimero cyane ayo si kwaka nimero n'itegeko none ndashaka nimero ntabwo ari nimero gusa ndashaka n'umuntu uzakumereza iriho izanjye niho uzajya unereza iriho oya nta mukobwa witeretera agiye ikintu nkora ni ugutera intambwe imwe izindi igihumbi ukazazitera reka mbere ku muntu utangaje twahuye nawe uyu mupapa yarambwiye ati ni ukuri sanzwe nkureba iyo aba abakobwa bose bameraga nk'amwe abantu b'abagabo natwe dufite ibibazo bimeze nk'ibyanyu ntabwo twakabaye tubigira ipe yanyakiriye neza simbariye ndashaka umuntu uri tayari ufite urukundo kandi ko mubona nawe uri umuntu usobanukiwe rero n'uyimvuye dusoreje mukurikire akanuza ka nyuma narengejeho ndabakunda cyane muze kuza turuka gukora subscribe na comment love you iki kibazo ngiye kukibaza abasore mumbwire muri comment ese ni kubera iki iyo umukobwa aba approachinze cyangwa tuvuga mu rurimi rw'ikinyarwanda iyo abatse ateye intambwe akabwira ko abakunda cyangwa agatera intambwe umukobwa akiyakira nimero kubera iki mubifata gute nyine nagiye mfata utuvidewo twinshi kuko mwabibonye ngenda mbwira abasore ko bakunda ngenda mbaka nimero ariko nabonye mubifata mu buryo butandukanye nabonye mubifata mu buryo bukaze cyane rero nagira ngo mubwire mubifata gute mubona muyihe shusho kumva ko umukobwa we yatera intambwe akabwira ko umusore amukunda mubifata muyihe shusho tubwire muri comment nzakunda I love you